dutangiye kubwira ngo imbere y'ababyeyi babo umwarimu wabo yageze gutya agufatira ibintu bitemewe arangije abishyira mu kanwa k'umwana w'imyaka 14 yonyine y'amavuko. Umuhungu byese bimereho nabi cyane atangira kugeza kubikuramo n'intoki ze, ariko biranga kuko bari kumusuzumira imiti yabo bari barakoze. Gusa si we wenyine bakoresheje ayo substance, n'umukobwa bari kumwe aho ngaho biganaga nawe bari babimukoze. Baguze inyuma kugira ati abana bane b'intakoreka bagize gutya bikubira imodoka, babonwa n'abandi bantu batatu bakoraga mu biro by'ikigo ubitaga John ndetse na Anna, baza kugira ngo reko bahagarika. Gusa batangira kuvuga ati muveho, barangije bagonga n'umwe. Gusa nagira icyo bahita hejuru y'imodoka, batangira kumwereka ibyo afite mangaha, bameze nk'abari kumubwira ati tuvire mu nzira cyangwa nawe tuze kuguhitana. Ku rundi ruhande Anna yabonye umwe mu bahungu batezaga ibyago ari kugerageza gufata umukobwa abandi amufataho nabi. Gusa byagaragaye ko umukobwa atakiri muri kontrole y'umubiri we, kirangije kiranamutuka. Muri ako kanya nibwo abandi bazaga bafiteho umusore John bafite hejuru y'imodoka itamuta hasi, bagize gutya agiye kugonga Anna ahita azibukira. Barangije bahita binjira no mu modoka kugira ngo baceho bahite bagenda. Ibisoresore byose byo mu gatsinda bita byinjira mu modoka, bita bigenda biri gutwara ku buryo bw'ubusazi buri hejuru cyane. Batangira gutwara nk'abasazi batitaye ku maferuje n'ibiki byose, bakomeza bakata bari gukatana na John akomeza agira ati muhagarare mureke gukora ibyo bintu by'amafuti. Gusa bakabigira nka celebration, bakomeza gukora amafireworks n'ibiki byose bameze nk'abari kwishimisha bo bibereye muri ambiance. Gusa ibyo batari bazi nuko ibintu barimo ahangaha bishobora kuba byaviramo n'impanuka zikomeye cyane. Gusa bakomeje aho ngaho, bakomeza bari no gutwara, bakugera no mu isoko gusa banga guhagarara, bakomeza batwaramo aho ngaho, barongera bitamutukana none bakomeza bacaho feruje bazidepansa. Bagize gutyo bari gutwara ni ibyana n'ibitoya bitwara nabi biri kugenda bisatira inzira y'abanyamaguru. Anna bibonye ahita agira mu gihe tagufatira akagare, ahita agatambika mu modoka. Ku bwa Hamana imodoka ihita ifatwa mu kagare itagara. Gusa byari bigiye kuba ibintu bibi cyane kuko bagiye kwita bagonga n'abandi bantu. Gusa ibyana by'ibigori biranga bakimara kubifata nta kiri byigize bivuga byarireguye bivuga ati twe turacyari bato turacyari abana. Itayikanga ati nguki ati dufite 14 rega. Ntibyatinze bahise babijyana bitubajyana muri polisi. Gusa icyo bireguzaga ntago cyaga cyumvikana. Anagize gushyira ku ruhande abona umukobwa ameze nk'atameze neza ari muri kondisiyo itari nziza. Gusa akomeje kubaza ibingibi rango yatasha ko yanyweye cyane, rero akaba ariyo mpamvu nta kindi gihari n'inshuti yacu nta kibazo uriya mukobwa ateje. Gusa Anna agakomeza akeka ko ari ikintu bamugize. N'umukobwa umubajije amubwira ati nge ni inshuti, twe turi inshuti rero tureke twenyine wikomeza kutubwira ibintu byinshi, kandi turi n'inshuti nziza rero nta kibazo dufitanye. Byakomeje byigira nkaho nta kintu bizi. Gusa byahinduka bikereka Anna ko ibyo byakoze bishaka. Yumvisha atangiye no kumva ageze nk'umujinya mva yo kubita. Gusa byigiraga nkaho nyine kuko byari ibyana bikavuga ati twe turabana ntago tuba tuzi n'ibiri kuba hano, ntago tuzi ngo amategeko bigenda bite, rero nyine twakosheje. Gusa nyine nta kintu twari tuzi ko twari turabana bikaguma byitwaza ibyo ngibyo. Rero polisi nta kintu yo kubakuraho kuko n'icyaha bari kuregwa cyari cyakiri hasi cyane ku buryo abana batoya batakaye bagifungirwa. Hahise haza umwarimu wabo bigishaga bahaga coaching mu rugo abari uza kubakuzamo, bivuze ngo bagombaga gukora icyo bita nka apology cyangwa se bari kwaka imbabazi bikahita binarangira. Gusa ahubwo bidatinze nabo bahise babashyiraho ikirego, batangira kubarega yuko bagerageje guhotera abana bari munsi y'imyaka y'ubukure. Rero nabo bagomba kubakoreraho iperereza. Byahise bumva bibasekeje kuko n'ubundi bari kubakoreraho iperereza ku bw'ubusa. Bidatinze director wabo Choi niwe baje kubikurirayo. Basohotse hanze basanga bya byana biri gukina n'amafire extinguisher, birangije bimena n'ikirahure aho ngaho cy'imodoka, birangije birongera bihana n'urutoki bita byongera bicaho biri gusakuza bivuga ati nta kintu mwadukoraho. Gusa icyo batari bazi nuko bari gukina n'ibyo batazi. Basavuga ati bino bintu nagatangaza, bano bana bashobora kuba barasaze. Ati kino kigo bano bana barimo mugomba gutangira kujya kuhakora mu gitondo. Bidatinze abana bari aho ngaho mu kigo barangije bahero wahise basuhuza ahita bagira ati mumeze mute, ahita bazana mu kanama k'igitaraganya bari kugenda mureba babaza impamvu basibye ishuri. Gusa mu kanama bari bazi ko ari mu kanama, ikigo kiri mu kanama, gusa ntabwo babyitaye bavuga ati n'undi ahubwo tugiye kuba abastari. Yese aza hano ahita baza imbere agira ati bite byanyu bundi ibintu bamuri gukora murabizi, mwandika ibintu byose bimwakoze hano muri kuri zino mapuro. Barangije bajya kubyandikaho. Ku rundi ruhande Anna ari guhata ibibazo abandi banyeshuri bose babaza nimba baba batarigeze banyuzurwa na biriya byanuka ari bine byateje akavuye mu kigo hose. Gusa bakomeza bahakana. Gusa ukareba mu masura yabo ukabona ko hari ibintu bisa nko bari guhisha, bari tutari gushaka kubyerekana be na gato. Gusa none bose bagira ikibazo yuko kagakobwa kari kumwe n'aba basore batigeze bongera kukabona mu ishuri. Batangira kurikirana ama account n'amashusho media y'aba basore, barebye babona hari ishati isa nkaho iri gutunguka aho umusore yifotoreje ariho n'ibintu by'ibinyururu. Baravuga ati katwuto tujye kureba muri uwo muryango niki kirimo se bimeze bite. Baravuga ati katurebe kuko bishobora kuba ari ibintu bidasanzwe biri hano. Baje basanga ari iminyururu. Gusa nakanye bafite kujya gushaka imfunguzo n'iki byose byo gukinguraho. Umukobwa arangije ahita gufatira umusore amushyira ku ruhande, arangije akora hakunino kuri sentere ahita yikuramo afata sentere yiwe, arangije ahita yifata akugira bahita bagaca. Barebyemo
kumbe basanga umukobwa nihari bamukingiranyemo. Umukobwa Eugene yari ameze nabi, ubona ko yanakomeretse, afite ibikomere ahantu hose ku mubiri bimeze nk'aho ari amaraso ariho, bagiye bamukomeretsa cyane. Anakimara kumufasha kugira ngo akemure ibikomere bye, yarangije aramuhumuriza ahita amubwira ati se bariya bahungu byagenze bite ko n'urusuye twumva hari inzoka ziguhumura cyangwa zikunukaho ariko tukabona umeze nk'aho wasinze cyangwa ufite ibindi bibazo, byagenze bite, n'ibiki byabaye? Umukobwa akanga kubabwiza ukuri, yanga no kuvuga arabihorera. Ana yumvisha arekeye gukomeza no guhatiriza atamwaka igikapu cye, anje atagita hasi ku giti cye. Arangije arebyemo abona mu gikapu harimo ibinini by'umweru birimo. Anabwira umukobwa ati tubwiza ukuri bino binini byavuye byagenze bite, bahita bakwereka. Umukobwa yari umukobwa yakundira ibintu byo kubyina, yipostingiye utuntu two kubyina ku mbuga ze, nta kintu bimutwaye kuri kamera. Gusa nyine yumvaga ko ashaka kuba umuntu urenze, ashaka kuba umuntu ukora ibintu byiza, ashaka kugira ngo ariko yanananuka. Gusa kiri kubyigaho hari agahungu kahise kaza kamuzana ibinini kayimutereka imbere, kamubwira ati ibinini ureba hano bishobora gutuma ubura amapawundi arenga 10 y'ibiro. Washaka kugira ngo wenda binyuze mu mirire, wese amuhereza ikinini amubwira ati kino kinini kirabikora vuba, ahita kimukira no mu icupa, ahita amuhata inywera gutomera. Gusa umukobwa icyo atarazi nuko inzozi ze mbi ariho zari zitangiriye, nubwo yatangiye kujya buri ibiro rwose kuri kamera akabona kameze neza, byari bitangiye kumubera ibintu bibi cyane. Umugabo kakomeje kaza kumureka amubwira ati se ntabwo ushaka no kunywa kandi kanini nako kareba ukuntu bimera kugira ngo ibintu byakomeze kugenda neza. Bidatinze noneho agakobwa kakomeje kugenda kaza kumwirebera, kuko ibinini byari ibinini bibi cyane ku buryo byakugira koronike. Bikomeza aho ngaho agatangira no kumuca amafaranga. Agasore kamubwira tugomba kuzana amafaranga agira ngaho aza kumushyirana umukobwa. Bivuze ngo kubera kuba koronike kagomba gukora ibyo umusore byose agasabye. Agasore ngo kahise kamubwira ati ngiye kujya distributor, nawe ujye ubitambaza bino binini. Ubwo tayari nyine nawe bari bamaze kumugira umwe muri bo kugira ngo ajye batambariza bino binini byayo bacururiza abigeze ku bandi bantu, kuko ntago ari we wenyine wari uhari, bari bafite n'abandi bakobwa. Bakomeza bana bakubita bafata nabi, bababwira ati kuki bacuruje nabi, kuki byagenze nabi, bagakomeza babakubita ndetse n'abahohotera ku rwego rubi cyane. Agakobwa nibwo kaje kumenya ko ibyo kishoyemo ari ibintu bibi cyane, katangiye kumva kashobora no kuba kabarega bakaba babafunga. Kaje no kubarega baza kubatwara, gasigara kavuga ati wenda ndaza gusubira ku buzima bwanjye bwiza, bino binini binciremo nongere mere neza. Gusa hashize iminsi mikeya kari mu ishuri kagiye kabona cya Minji cyaje kuhagera ako kanya. Minji na bya bisore bindi bikomeza kuza gutyo bitangira kumufata, biramubwira ati ni gute waduteje polisi wa muginga we. Bigakomeza mukingirana, byakundaga kumukingirana n'umuntu hariya muri kariya kabati. Gusa Eugene yari yamaje gutakaza icyizere, yaragitakarije ikigo ndetse agitakariza na polisi. Niyo mpamvu rero muri biro ishinzwe kurengera abanyeshuri yaje kumubaza, yanga kugira ikintu basubiza kuko yari afite ubwawe ko bashobora no kongera kumukomeretsa. Ana yumvishe bimubabaje cyane, avuga ati wowe humura, ngiye noneho nk'abo mwaregeye ba mbere bakwiye kuba babarenganura, gusa ntibabikora. Gusa twebwe none icyo dushinzwe ni ugutanga isomo, rero twizere turaza no kubigufashamo, ngenda bikwijeje. Nyizera nge diga mushyo, ndaza kugufasha ibintu byose biraza gukemuka. Ku rundi ruhande yari akiri guhereza bya bihungu kugira ngo bigire ibintu byandika ku mpapuro, ahubwo bikamwandikiraho ibitutsi ku mpapuro, nta kintu biri kumusubiza. Bikomeza bimuseka. Ako kanya Ana yahise yinjira, ahita agera muri icyo cyumba ashaka no kubikubita. Azavuga ati ibintu byanyu ubona hano ntabwo binyuzura cyangwa ngo bihotera abandi banyeshuri bagenzi babo, ahubwo bicuruza n'ibintu bitemewe by'ibiyobyabwenge. Umusore nibwo yaje kumenya ko situation iri hano ikaze, aravuga ati mwabyana mwe ni gute mukora ino bintu. Barangije avuga ati twe nta kintu tuzi, bakomeza kwigira nkaho nta kintu bazi. Atari ko ntabwo twari tuzi ko bino bintu bitemewe, ntabwo nabyizera ko bino bintu bitari byemewe rwose, ntabwo mbizi, turacyari abana. Atari ko niba mutananyuzwe n'ibyo turi kubabwira, noneho rero mubi mwadufunga, bibereka amaboko ati mudufunge mudushyire muri gereza. Umusore uri hano ndetse n'umukobwa Ana barabiregeye, avuga ati bino byana bino busabe biri gutanga, ubundi wabijyana twahita tubifunga, byagenda biti. Marokanye noneho nibwo umwireko wa nyawo wasaga nkaho wari utangiye, bahise bazana imbwa itangira kubyirukansa mu makaritsiye. Bicaho gutya kinjira muri boxing club, umuboxer agira gutya, akirebye kiri kugenda kijugunyamo, ahita cyakiriza ingumi nziza cyane, knockout byose bahita bipakira mu modoka, bahita byinjira muri van. Bibona ari ibintu by'imikino, bagase bari kutujyana bimeze bite mu buryo bitari bizi, byese byisanga kuri pirizo, babihagije mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ase bimeze bite, kuki batuzanya no kuri pirizo, byagenze bite? Gusa bikumva bimeze nka prank bikubikina, nta kintu bari bwaze kubitwara. Baje kuhita babizana, barega ati ibintu byose byanyu mufite hano mubishyira hano, byose barabisiga. Barangije bagenda bakuramo imyenda, ndetse barega ati nakenda kibe ntago mwemeye ko mwakinjirana, byose muri bikuramo mubisige hanze. Minji yumvishe bitangiye ku bintu bya nyabyo, avuga ati bigenze bite ko tangiye no gutukuzamo imyenda, ubu ntibitangiye ku bintu bya nyabyo, bahita batangira
batangiye no kubogosha bahita babateramo ka ordinaire kugira ngo babe nk'imfungwa zindi zose. Gusa icyo bese bakora John na Anna bahise bigira aba ofisiye kugira ngo bazane bajye bakurikirana umunsi ku wundi bari ibintu bari gukora bameze nk'aho bari kubasupervisa. Tari bakinjira muri gereza bahise baba welcome izindi fungwa zazaga zishimira izindi fungwa shyashya zijemo, gusa byazaga bibahereza intoki babwira ati niki ibintu by'ibitutsi byinshi cyane. Byakekaga ko ibintu byose biri kubera hano bimeze nk'ari ibintu by'imyereko, gusa bakigera ku matoilette bakareba ukuntu ari gusa n'ukuntu ari guhumura, bareba n'ahantu babahayeho kurara bakareba ukuntu hasa nabi, ngo bamenye ko ibintu bitakiri imikino ahubwo bageze muri gereza ya nyayo. Nibwo sasa ikigo cyari gisa nk'aho kigiye gutangira nyuma y'ibintu byose bakoraga, urugomo rwose bakoraga bari babagije muri gereza, nubwo bari bafite imyaka ibyo bitwaza ngo bari bafite imyaka mikeya, gusa byarangiye babagije muri gereza mu buryo nabo batazi. Batangira kubatoza babashyira ku murongo bagira ati bino bintu mugomba kujya ku murongo, bagatangira kubima amasaha yo kuryama bari kubereka ngo mugomba gukora, mwarangiza mugakora n'agasiporo mukiruka mukongera mugatendinga n'amaklasi. Mwe byo kwanga kwiga batangira kwigisha ku itegeko, hagira ugira ibyo ashaka kuzanamo ibintu by'amafuti bagahamagara Anna akabanza akabakanda akahita atangira kubirukansa metero nka zingahe, yarangiza akanaba n'igihano cyo kurira mu kirere mpaka bageze aho ngaho bakananirwa. Bakomeje muri uwo mujyo umunsi ku munsi bakajya bananirwa bakumva batangiye no gusinzira. Ibyo gukora byo byari byinshi byari binagikomeje, babajyanye no kubagara imbuga yose y'ikigo, baragira ati mubagare bino bintu byose rimo hano. John yahise gufatira bya bicucu bine ahita bizana mu gace karimo imfungwa zirenga 100, baranje bakajya baza bakabegera bagatangira kugira ubwoba ko bari mu bantu b'abanyabyaha barenze cyane. Baranje baragira ati bano bana muko muna bane hano batoya tugiye gushyira itegeko ry'uko bano bana batoya bagomba kujya barura mbere ndetse bakanaba n'ibiryo byiza kurusha ibyanyu mwese. Batangiye kumirwa bavuga se kucya turutishije abandi bantu no kubera iki, n'abandi rero ubwo ngubwo ibyo nibyo bitangira gutuma n'abandi batangira kubagirira ishyari, bikaba byatuma bana bagirira nabi, bagatangira kwita babanga amandi magambo nyine bimeze nk'aho kuba bateza, bagatangira kuba abanzi ba buri umwe wese uri hano kubera ibyo babakoreye. Nibyatinze imfungwa zahise zizatangira kujya zinabagaburira zikaza zibakanda zibakiniraho zibahereza ibiryo zikabatabika ku ngufu. Ibyo bajyaga bakora bagenzi babo babanyuzura nibyo batangiye kujya babakorera zifite ubwoba. Banasoza bakaza mu kazi hano bagatangira kujya bahanagura ibintu biri hano byose, bavuga ati mu buzima bwacu bw'ubwambere tubabaye muri buno buryo ntabwo twari twakabayeho buno buryo bubi cyane gutya. Gusa nyine mu kanya na kintu bafite uburyo gukora usibye kubireka nyine bikaba bikanarangira. Muri ako kanya ruwazanye ibintu aho ngaho mu gatureyi, birangije amazi bogezagamo ibyombo bigira gutya bitaye mutarukira amaze kujugunya ibyombo mu mazi, bahita barakara barangije bahita gufatira umusore bahita bamukubita itagwa muri cya kintu bogerezagamo. Abarenzi bahita baza biruka babazana iki kibaye bigenze bite, ninde ukubise undi bigenze bitano. Uwari uri ahangara bagira ati njye nta kintu kibaye ubwo ndanyereye ndagwa, bahita bamfata baranabaye ati rwose miniji wongo niwe ntabaye nta kindi kintu akoze. Kandi cyo mu by'ukuri cya kibizi ko kimaze kumukubita gusa aragifata akibwira ati ahubwo wowe urakoze kuba nabaye ubwo buntu bwawe unkoreye, nzabukwitura cyangwa se nzabukwishyura. Gusa ese agira mu bwo muntu nyeretse muwe gutya bigenze bite kugira ngo abe yatubabarira kandi twamukora ibintu bibi. John yaramwegereye amaze ntago ugize ukubita Kim, nimba wamukubise uriya nkwaye gasopo yuko utazongera no kuba mumenyera cyangwa ukamukoraho n'indi rimwe rizima, kuko uriya ni umuntu mubi cyane kuko hari ibintu byinshi yagiye akora bibi. Ati ni icyakoze ati buriya musore ubona hariya bajyaga bakunda kumunyuzura ku ishuri cyane, gusa byaje kuvaho igihe kimwe abamunyuzuraga genge yose ayishyira hasi arangije arabica. Manager ubwo bwese bumutahamenya ko yakinishije umuntu udakinishwa, akaba yagerageje kumukoraho ibyo yakoraga ku bandi bimubera bibi noneho cyane. Icyo gihe aramuze asijyaho kimaze ari kugenda asa nk'ubasanganira, batangira kugira ubwo bavuga ati noneho bigenze bitu no mugabo naza hano sari bwatwangize. Gusa birangira ntacyo bagize. Umunsi ukurikiyeho yazanye ibyombo byo kugira ngo nabyo babyoze, bamurebye bafite ubwo bavuga ati baraza kutugirira nabi, baraza kutumira nabi, baraza kutwangiza, kuko ibyo rero bamukoreye umunsi washize bari bakiri kubyibuka. Gusa Kim nta kindi yakoze ahubwo yisa gufatira gutya ikiyiko hano, arangije atagitwara babona twaye ikiyiko, kandi ikiyiko kiba ari intwaro ikomeye cyane ahantu nk'aha muri gereza bashobora kugikoresha batwara ubuzima bwa benshi, kandi bikari ibintu bibi cyane. Bidatinze bese baza gusaka icyo kiko cyabuze, arangije ahita arega aravuga ati ni Kim wagitwaye. Baje kumusaka basanga we yifite agakorogate mu mufuka nta kindi kintu afitemo, bahita bese ni gute yaba adafite kiriya kiko kandi tuzi ko yari agifite, yagihishe byagenze biti. Gusa yagihishe hano ku kabari ko yagihishe ku mwenda, yanagisongoso yagikurayo agira gutya. Umusore ahita yirukanka tayari, Kim ahita amwumaho akomeza amugendera inyuma agira ngo amutere cya gisongo. Agasore kaza hano ka Mini kumva birakarenze gatangira no kurira kari gusaba imbabazi gafite ubwoba bwinshi, kumva gacitse n'intege amaguru atangiye no kukarya. John aje kureba asanga kamaze no kwikojyaho byakarangiriyeho kubera ubwoba bwari bwagatashye ari bwinshi. Bidatinze ababyeyi babo bose baza birukanka baje ku biro bya education bavuga ati turakeneye kugira ngo muduhe ubusobanuro. Director Choi ahita abaha amakuru yitoza aragira ati buriya vuba bidatinze ahangaha muraza kubona abana banyu ejo mu gitondo, rwose muzaze hano muhagerere ku gihe, muzasanga abana banyu bamaze
bamaze kuhagera busubuyu bahise batangira kubazana, babazanye n'ubundi bakiri mu myenda y'imfungwa handi babafungiye muri ya myenda ariyo bacyambayemo, bahita babazana baguma ababyeyi bavuga ati rwose ibintu mwadukoreye abana bacu ntago ari byo, atareka abana banyu ntago uzi ko bari bafite n'ibinini bitemewe, bakoresha ibinini bitemewe. Cyamini igihe kikajya gihakana kivuga ati ni ibinini bifasha mu buryo bw'imirire bituma umuntu yongera apeti n'iki byose, arangije ahita bifata ahita bigitamika byose gitangira kubyirukisha. Mwibuke ni naha twatangiriye, bakurekaga bagusubije inyuma bakwereka uburyo byagenze kugira ngo ibi byose bibe. Gusa John ntago yamuhaye bya binini bibi, ahubwo yamuhaye utunini tw'utuvitamini ariko agira ngo amusuzume birangire yivuyemo. Nibwo mama w'umusore yaje kumenya ko icyana cye cyagurishaga abandi banyeshuri bigana ibimogi igihe kirekire. Bya binini nyine n'ubundi cyangwa ibimogi n'ubundi byenda kumera kimwe, gusa Cyamini cyakomeje kirira kivuga ati bino bintu ngiye ntago mbizi. Nyine se atangira kubaranira ibyana bye avuga ati aba baracyari abana cyari batoya, rero mwakabaye mubabarira kuko ibyo bakora ntago babizi, atari ku bintu byose mugenda muvuga hano wabuze ibintu byose bakoze. Umusore ahita gukuraho muri kodi y'ibyo bagiye bacuruza byose, aravuga ati bacuruje amafaranga arenga miliyoni 50 babikuye muri bino binini bacuruzaga, bivuze ngo aya mafaranga bacuruje mwe mushobora kuyakorera mu gihe cy'imyaka 3. Ese aba n'abana bakora bino bintu mukavuga ngo tukwiye kubanira ntitubahane, none se abakomeretswa nabo cyangwa se abangamirwa nabo bo tugiye nabo tubareka? Ababyeyi bakimara kubona ibyo bintu byose bumvishe nabo bibarenze, gusa aravuga ati wenda twareba ukundi tuntu tubigenza, bakandika nk'amabaruwa asaba imbabazi, nyine bagasaba imbabazi ikigo, ibintu bikarangira buri habaye ikosa, kandi ikosa nyine wenda kikaba aricyo gihano mukatubabarira. Batangira kuvuga ibintu byinshi. Yesu avuga ati umunyabyaha ntabwo yakerekana ukuri kurusha uwahohotewe cyangwa se uwagizweho ingaruka n'ibyo bamukoreye. Ati rero bano nta n'imbabazi bakuye na nkeya, bahise bategeka gupfukama hasi ngo babe basaba imbabazi. Gusa umwanzuro wo gutanga imbabazi ntago bari bafite mu mupangu. Bidatinze UNG yinjiyemo aho ngaho, bahita bazasanga bipfukamye biri aho ngaho. UNG yahise akumburira umunwa aravuga ati ntago nzigera na rimwe mbababarira cyangwa se mbaha imbabazi. Ku nshuro ya mbere nibwo yaragaragaje ukuri, avuze ukuri ku mutima we, aranje avuga ati ntago nzigera mbahe imbabazi. Gusa amagambo avuze gukorogoshoreye Mini G arangije afata umwanzuro avuga ati kanze mbikemure, aza yirukanka agira ngo amwatake aba yanamukubita, bahita bashyira karitasi hasi. Nibwo nyine amabara yabo ya nyayo yaragaragaye, bigaragara ko n'ubundi basanzwe bahohotera abandi bagenzi babo. Byose bigaragara ko ibyo bakoraga byose ari amarira y'ingona, babeshyaga nta kintu cyabaye. Director Choice asesa aravuga ati nta mbabazi twabahereza, ahubwo tugiye gusubiza no makaritasi muri gereza twongeye tubafunge. Ati kugira ngo bazemererwe gusohoka bizasaba ko uyu mukobwa azaba yabababariye, gusa ndakeka bizava kure ko umukobwa bamukoreye ibintu bibi cyane. Yarakomeje yumva aruhutse, gusa yarafite ubwoba nubwo arahagaze ahangaha, ntago yumvaga ko ibintu ari bwabashe kubicamo akaba yabasha kuza hano akagaragaza amabara yabo ya nyayo. Rero bidatinze bahise basubiza muri gereza. UNG asigana na Ana hano ahita amuhobera amushyira ku rutugu rwe, aramuhumuriza amubwira ati za nzozi mbi wari ufite zirarangiye, meze nk'ari kari kumubwira. Sasa ngaha muri gereza insoresore zari zimaze kuhinjira, baje basanga Kimu wa wundi bagerageje kuba bahohotera. Bakimubona bibuka ko bagifitanye bifu, bumva ubwoba birabishe, cyane cyane Mini G dore ko ari nawe wamukubise. Bivuze ngo nabo bagiye kuba muri gereza bafite ubwoba bw'umuntu bari gutinya ushobora no kuba yabagira nabi isaha ku isaha nk'uko nabo bajyaga babikorera abandi. Ubwo nyine ubwo bwoba bagombaga kubana nabwo mpaka igihe bazemererwa kuvira muri gereza. Ibi bikahita bigisira ku musozo wa recap yacu y'uyu munsi. Mwibutsa niba utarakora subscribe ku YouTube channel yacu Shafi Entertainment wasigaye, kubera ko kugira ngo ubone recap nk'izi ngizi bigusaba gukora subscribe, warangiza ugakora na like ndetse n'ibindi byose ukabikurikirana ndetse n'amakomenti kugira ngo tubwire uko bimeze, hanyuma tugakomeza tukibanira. Babwira ni Nyagasani akomeze iruhande rwanyu naho muri recap z'ubutaha.